nizere ko mumeze neza, nizere ko muri amahoro, abameze neza Imana ishimwe, abatameze neza namwe mwihangane, niko ubuzima bugenda, niko iyi si yubatse, niko iyi si iteye, nta n'ikintu twahinduraho, ejo namwe bizagenda neza. So hari ikintu maze iminsi nibaza kikanyobera, maze iminsi nibaza ikintu cyaranyobeye, nakiburenge n'igisubizo, niyo mpamvu aje kugira ngo mbabaze. Ese iyo urebye ubuzima bwa buri munsi tubayemo, iyo urebye iterambere uriho, iyo urebye akazi ukora, iyo urebye mbese ubuzima ubayeho uko bugutunze muri iyi minsi nyine, kwishyura inzu wenda, kurya, kwambara, mbese ukareba iterambere ugezeho. Iyo urebye usanga ibintu wize mu ishuri, ibyo wakurikiranye mu ishuri wiga, usanga ari byo bikugejeje ku iterambere ugezeho aka kanya. Ese ni ukubera icyo usanga abantu ahanini ibintu bakurikiranye biga mu ishuri, biga mu makarase, amasegisiyo bize, kuki usanga ahanini atari byo bakurikiranye mu buzima bwo hanze, usanga ari byo bibagejeje ku iterambere kandi ari byo batayeho igihe kirekire. Ese ahantu nkunda kujyaho ikibazo, ugasanga umuntu yize segisiyo y'imibare, fizike, n'amabiyoloji, ariko yagera mu buzima bwo hanze ugasanga mu by'ukuri ntabwo ari byo akurikiranye, abuze n'akazi kabyo, ugasanga aranabyibagiwe kandi seritifika, diporome arayiryamanye hariya, ariko ugasanga ni umuyede, ugasanga ni umukarani, ugasanga ni umukirina mu bigo runaka. Ese reka mbabaze, mu by'ukuri mu mashuri mwagiye mwiga, bigeze babigisha ibintu by'ubukarani? Bigeze babigisha ibintu by'ubuyede? Bigeze babigisha ibintu by'ubukirina? Ese mu by'ukuri iyo urebye, kuki usanga ibyo mu ishuri iyo ugeze mu buzima bwo hanze usanga bihindutse, ugasanga biranahabanye n'ibyo wagiye wiga? Iki kibazo ndabizi tugihuriyeho turi abantu benshi, urasanga byibuze 90% cyangwa se 85% iki kibazo tugihuriyeho. Ese mu by'ukuri reka mbabaze, ese birakwiye yuko umuntu yaba yarize kaminuza, yarasoje kaminuza, yarangiza akisanga mu buzima bw'ikiyede, ukajya gukorana n'abantu, ukajya gukorana n'abandi wasize hariya n'ubundi batarize, mukisanga muri kumwe? Ese mu by'ukuri ibi birakwiye? Ese noneho ni kubera iki usanga, ubwo buzima tuba twisanzemo kandi amadiporome tuyaryamanye hariya, amadiporome tuyibitseho ari hariya abitse mu mamare yacu? Ese ikibazo ni uko abantu baba barabyize ari benshi bagahita bajya mu myanya yabyo, akazi kakabura, bamwe bakaburiramo? Ese ikibazo ni uko tuba twarabyize nk'imihango ariko tutabikunze, twagera mu buzima bwo hanze ntitubikurikirane? Ese ikibazo usanga tugera mu buzima bwo hanze tugahita tubyanga, ahubwo tugashaka kwikurikiranira ibindi? Kuki usanga icyo gihe twagiye tubitaho, ugasanga umuntu abyize imyaka 3, 4, 5, ariko yajya mu buzima bwo hanze akisanga mu bundi buzima, akisanga mu bindi bintu? Biterwa n'iki? Ahangaha ikibazo kiri he? Nagira ngo munsubize rwose, ntiwibagirwe kugenda utakanze subscribe, kandi ndabizi iki kibazo ni benshi tugihuriyeho. Ahubwo ngiye buri iyi kintu mbona twanashima Imana, kuko ahubwo igira uko itugenza tugeze mu buzima bwo hanze. Usanga umunyeshuri cyangwa se umuntu wiga, usanga ahanini avuga ati njye nimara gusoza kwiga nzahita mba umukire, nzahita ngenda nkora ibyo nize, ngende mbikoreshe, mpite mbona akazi, mpite mba umukire. Ariko kuki twisanga muri ubu buzima bwo hasi buciriritse, tukisanga muri ubu buzima bumeze gutya? Mbwira nawe, ubona biterwa n'iki? Ndagushimiye cyane ku bitekerezo byawe ugiye gutanga hasi. Mbabarira wandike hasi muri komenti, umbwire ahantu ikibazo nawe ubona. Se mubona mu by'ukuri ari iki kibazo kugira ngo wenda umuntu impano yifitemo, impano y'ibyo yize
aba ari byo yabasha gukurikira kugira ngo byibuza abashe bibashe kuzamugirira umumaro kuko ari byo yataye igihe kirekire yiga. Murakoze cyane, ndabashimiye ku bitekerezo byanyu. Ntiwibagirwe kugenda udakanze na subscribe, kandi Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane.